Yes, shalom shalom, reka mbifurize ibihe byiza, amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe. Ndabasuhuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda ndetse n'abari Rwotamasimbi. Reka mbifurize ibihe byiza kandi Imana y'amahoro ikomeze kubishimira, ikomeze guhaza kwifuza kwanyu. Birashoboka ko uri guca mu bintu utishimiye, mu byo udashaka, mu bihombo, mu marira, mu gahinda, mu bintu bitandukanye. Ndetse ukaba uri gusubizwa inyuma n'ibihe uri gucamo. Ndagira nkubwira ngo Uwiteka niwe Mana kandi arashoboye, ntabwo ajya akoza isoni. Iyi Mana ni iyacu, niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma reka dusenge Imana tuze gutangira n'ikiganiro cyacu. Reka ngushimire wowe rero wamaze gukora subscribe. Subscribe ni ingenzi, Imana igumugisha kandi umusanzu wo kwinjira mu muryango mugari ijambo ry'Imana isanamitima. Imana ikugire neza. Rero ndi ku ijwi ry'amahoro kandi Yesu akwishimire. Jya kunzogera maze ubundi kandi subscribe, tuzajya dukomeza kubana ibihe byose tambukije ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi ntabwo byoroshye, turasabwa Mwuka Wera ngo atuyobore, imbaraga y'Imana, gukora kw'Imana bize kubana natwe kugira ngo tuze gukora ibiganiro byiza kandi Uwiteka ashima. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, uri Mana twishimye, uri Mana tutishimye, twungutse uri Imana, twahombye uri Imana, badukomera amashuri Imana, bataradukomera uri Imana, twariye uri Imana, tutariye uri Imana, dukora uri Imana, twashomera uri Imana, yo niwe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Nyemerera umugisha umuntu wese utangiye iki kiganiro kuba ngiye no kugisoza, hagire byinshi avanamo, hagire ubumenyi avanamo. Kandi ijambo riravuga ngo umunsi nitwakumva ijwi ryawe ntitwinangire umutima, uwakumva ijwi ryawe umunsi ntinangire umutima. Rero mbivuga uko ubishaka, simbivuga uko mbishaka, uko ushaka ntibivuga uko nshaka, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuza kuganira ijambo ry'Imana. Hari Zaburi 50:21. Twumve amagambo uko avuga. Ijambo riboneka muri Zaburi ngiye tugiye gutangiraho mu kiganiro cyacu ndetse tunasoza. Zaburi 51:21. Bibiliya iravuze ngo Bibiliya iravuze ngo kadusanga mu izina rya Yesu. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanwe nawe rwose, ariko nzaguhana bishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ndasubiramo, ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana bishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire kandi n'amagambo meza dutangiranye. Aya ni amagambo yuzuye ubwenge, amagambo yuzuye urukundo, amagambo yuzuye gucahwa, yuzuye nyine ibintu byinshi cyane. Ariko nyemerera gato tuze kuganira amagambo gatoya tutagize ibyo duhutaza gato. Hari ibintu bimeze nabi muri ibi bihe turimo gucamo. Tugiye kuza kuvuga kuri abagabo. Gahunda ni ya yindi, nabo ni abana b'Imana, tubasengere. Nabo ni abana b'Imana, tubasengere, bave mu bubata bwa dayimoni, bave mu bubata bwa Satani. Nabo kugira ngo bave mu bubata bwa Satani, tugomba kugira gute? Kubasengera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kuko Imana irashoboye. Hari abantu bakoresha imyuka mibi y'umwijima, ariko ndagira ngo mbabwire ngo uko byagenda kose, hano hari abantu bamaze gutanga ikuzimu, abantu ba TikTok. Ndaza kuvuga uyu Pastor Akimu ukunda gukora kuri TikTok, muze mumfashe
tumusengere, afite imyuka mibi imuzengereje, akoresha imyuka mibi kuyirekura, kuyivamo byaranze. Ngewe ni revelation nagize, nishurirwa nagize, ariko hari abantu benshi yatanzemo ibitambo ariko ntibabizi. Abantu benshi yatanzemo ibitambo ni aba TikTok, ndetse hari n'abo mu kanisa yatanzemo ibitambo. Ibi mbabwira 100% bihagararaho, nanabipfira. Nk'uko Imana yarabinyeretse 100%, 100%. Ikindi cya kabiri, ibi mbabwira ni ukuri. Abantu ba TikTok baratambwe, kandi uyu mwaka bazabona yuko ibyo nk'uko Imana arimo kubuvugana namwe ubu ngubu ari byo. Undi wa kabiri ukoresha imyuka mibi, turaza kureba uyu mugabo witwa Jean Pierre. Ni umugabo witwa Jean Pierre, ngo ni Prophet Imana ivuga, ni Jean Pierre. Ntabwo ndi gusebanya, ahubwo ndimo kugira ngo aba bantu b'imbaraga z'umwijima bamaze kwiyakira kuzikorera, gukorera ubwami bw'umwijima, ariko hariho Imana ishobora kubavana mu bubata bw'abadayimoni. Izo mbaraga z'umwijima zikabafata, zikabagira abantu bazima. Mbese ushobora kwibaza impamvu uyu mugabo Hakimu yiyogoshesheje igipara, akiyogoshesha umusatsi wose akawumara. Ntabwo yize. Uyu mugabo bita nanone kandi Jean Pierre akoresha imbaraga z'umwijima, imyuka mibi. Ibi ndabivuga nk'umunyamasengesho, nk'umwana w'Imana, hanyuma tuze kumusengera, kuko izi mbaraga z'umwijima zirimo zirakontorora ubuzima bwe. Kandi we ashobora kuba azi ko ari mu kirere cyiza, ariko ntabwo we amaso ye, buriya Satani ajya kwereka ko agize amaso yarahumye. Ibi mbabwira ni ukuri kwiyampamagaye. Aba mbabwira batanze ibitambo, aba mbabwira bakoresha ikintu bita abonoma. Buri mezi 5, amezi 5, amezi 5, amezi 3, amezi 5, amezi 5, amezi 5 cyangwa se umwaka, amezi 5 cyangwa amezi 8, hagati bakoresha amabonoma. Ko Imana yarabinyeretse. Rero bantu b'Imana, mureke mbabwire, niba warasengewe na Pastor Hakimu, ugasengerwa n'umugabo witwa Imana ivuga Jean Pierre, ugasengerwa n'uyu muhungu witwa ngo ni Fisto, Barushimana Fisto, ndakubwiza ukuri, senga amasengesho y'Imisi 2 utarya utanywa. Senga amasengesho y'Imisi 2 utarya utanywa. Hanyuma wowe wasengewe nabo, natwe turagufasha gusenga. Ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri, nabo tubasengere. Izi mbaraga z'umwijima bakoresha ntabwo bavutse bazikoresha, ahubwo n'isi yababereye mbi. Ndababwiza ukuri kuyampamagaye. Nimushaka mureke, tubwire Imana ikora ibyo yakagombye gukora, nabibagereho. Nabo bari abakozi b'Imana, bari ibikoresho by'Imana, ariko Satani yabagezeho. Cya kindi njye mvuga ngo iyo Satani akwibye gatoya, amahirwe mabi ye y'ubupfu bwe arayakoresha, akababaza abakozi b'Imana. Pastor Hakimu yarabwirizaga bikemera. Prophet Jean Pierre, Pastor Jean, ngo ni Jean Pierre, ngo ni Imana ivuga Jean Pierre, yaraze kubwiriza. Ababizi mwareke muri commentaire. Uyu Barushimana Fisto, uyu Fisto, Prophet Fisto, arabwiriza rwose, yarabizi kubwiriza, ariko ubu ngubu bose bari gukoresha imyuka mibi. Abantu babuze uburyo bwo kureba kure, ndabizi. Hari abanyamubiri bantera imijugujugu. Hari ukuntu umuntu ajya gusenga ariko akaba adasaba imbaraga y'umwuka wera no guhishurirwa.
hari abantu nyine bamaze gufatwa n'iyo mbaraga y'umwijima, amaso yabo ntabona kujya, ntabona ibibi. Ukuri mbabwira kuzuye. Twatangiranye ijambo rivuga ngo Zaburi 50:21 ngo ibyo urabikora nka kwiro ukagira ngo mpanwe nawe, ariko umunsi umwe nzabishimbira uko bigize gute, uko bikurikiranye. Ntabwo tuje gusebanya, ntabwo nje kuvuga abakozi b'Imana nabi, nta nubwo nje kwinjira mu miryango yabo Imana izabindinde, ariko ndavuga bo ubwabo bakoresha imyuka mibi. Rero muze ndimo ndatabaza ngo tubasengere ku Mana. Satani yarabafashe, arimo arabakoresha akabereka inyungu z'isi, kandi mu ijuru hari inyungu zirenze inyungu z'isi. Bavandimwe inshuti z'Imana, bavandimwe inshuti z'umusaraba, ntabwo ndavuga ngo ngiye gushaka ibimenyetso. Ibyo ni ibyo bapagani, ibimenyetso ni ibyo bapagani. Njyewe Imana yavuganye nanjye. Ibi mbabwira ni ukuri kwiyampamagaye, bakoresha imyuka mibi. Wowe basengeye, nutikuraho imyuka mibi bagutongereye n'imivumo bagutongereye, uzabumbarira. Ariko urafite amahirwe yuko wasenga ukavuga ngo Mana nitandukanyije imbaraga y'umwijima. Namwe ubwanyu murabizi, hari ababizi ariko bakarenzaho, hari ibyo amaso yabo abereka ariko bakarenzaho. Mwuka w'Imana wagenga gusobanurira bingana iki. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva. Mubwirwa ibintu byinshi ariko ntimubiha agaciro. Bavandimwe, none se tureke abantu b'Imana bapfe gutyo gusa? None tureke abantu b'Imana bapfe gutyo gusa? Abantu b'Imana, ngani mumbwire, abantu b'Imana bapfa gutyo gusa? Wicwa n'ubwami bw'umwijima? Dore hano, dore Pastor Kim, umva amagambo yavuze. Kaze mbereka. Muraza kumbora gato. Abagabo bamuhaye imyuka mibi, kaze mbabereka abagabo bamuhaye. Dore bakoresha imyuka mibi ngabo. Dore marabona. Oh, someone call me. Wait. Reka mbabwire abantu b'Imana, nshuti z'Imana, nshuti z'umusaraba, ibi mbabwira si ibyo gusa. Ibi mbabwira ibi mbabwira so guharabika. Ibi mbabwira so gutesha agaciro. Ibi mbabwira ni ukuri. Uyu mugabo akoresha imyuka mibi, ariko hari imbaraga z'Imana zishobora kumukura kuri iyi myuka mibi. Ibi mbabwira ni ukuri kwisumba byose. Kubw'urukundo rw'Imana,
kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubutabazi bw'Imana, munyemerere tumusengera abone Imana imuhagarara bundi bushya. Imana imwiyereke, ave mu nzira y'umwijima, ave mu nzira y'abadayimoni, ave mu nzira ya Satani sekibi, ave mu nzira y'umubi. Ibi mbabwira Nukuri muzabibona. Bakoresha imyuka mibi, ndababwira, ndabihamya, ariko abantu bafite nk'abafana, abantu basa nk'abafite abafana, bitonde bagende gake. Mwitonde mugende gake. Ibihe turimo ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije. Nimutaba amaso murarangiye, mwese muragiye. Icyo ni kimwe. Uyu profete Imana ivuga, mureke tumusengere, imyuka mibi y'abadayimoni akoresha ishe. Imana imufate, imugire ushimwa n'Imana n'abantu. Ubu ngubu hari imitima yashwanyaguje y'abantu yabera, y'imitima yabera. Hari imitima yashwanyaguje y'abantu, ariko mureke tumusengere Imana imukureho iriya myuka mibi, imbaraga z'umwijima. Akoresha imyuka mibi, yagiye gucirira imbaraga z'umwuka mubi. Nukuri kw'Imana isumba byose, akoresha imyuka mibi. Oya, arayikoresha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, buriya nubwo bakoresha imyuka mibi, nabo ntabwo borohewe. Ariko bavandimwe, nimuhaguruka tugasenga Imana, tukavuga ngo n'aba bari abakristo, n'aba bari abahanuzi, n'aba bari abantu b'Imana, turasenga Imana irica amagini, irica amadayimoni. Gukora kwa Satani kurahunga. Ibi mbabwira ni ukuri. Nidusenga dushizeho umwete, nidusenga tukiyiriza, turabohoza ku buryo imbaraga z'umwijima zabona iyo zahaguruka ntacyo zishobora kuba zakora. Twizeye Imana, twizeye amaboko y'Imana, twizeye ubutabazi bw'ijuru ko bushobora kubafata mukabavana mu mbaraga z'umwuka mubi, mu mbaraga z'umwijima, zikabashyitsaho Imana ishaka kubashitsa. Uko ziriya myuka mibi bakoresha, nabo ubwabo gusubira inyuma birabananira. Ngo basubire inyuma babivemo, birangire babivuyemo, birabananira. Imana ivuga rero, akoresha imyuka mibi. Mw'abakristo mwe mwese, shakema musengera nanga se mugira gute, ndabatangariza yuko aho musengera hose simpazi, musenga Imana irengera ubugingo bwanyu. Kibitambo by'ikuzimu Pastor Kim yatambye bo kuri TikTok, abafite ibitambo, namwe Imana ivuga arabo yatambye ibitambo, imbaraga z'umwijima. Mbabwira n'ukuri bakoresha imyuka mibi, kandi ntabwo bakoresha imyuka mibi gutyo gusa. Hanyuma uyu Fisto nawe mu musengeri, nawe ni tumusengeri, tuzafata umwanya tumusengeri. Isi itarabikaragiraho, isi itarabababaza, isi itarabakubita, ureke tubasengera hakiri kare, nabo nibihana bakatura,
Imana yiteguye kubagira ibambe n'imbabazi. Erega Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi. None se umuntu yakwatura Imana ikamureka? Nyabuneka uyu Fisto akoresha imyuka mibi, akoresha imbaraga za sekibi, akoresha imbaraga z'abadayimoni, afite imyuka. Icyampa ibi mbabwira mukabitekereza. Mbabajwe n'abantu bari kurimbuka, bo bashobora kwihana bakazabona ubugingo, ariko uri mu kigare ukanga kwihana ukazarimbuka uzize akamama, uzize ibigare, uzize ibigare. Mwareka Bibiliya yabitubwiye ngo urabikora nkakora ukajya mwanwa nawe umunsi muzashimira yuko biri kucyana nta kizagukiza. Mwareka tukarira umurimo w'Imana n'abantu b'Imana bagiye kurimbuka, bagiye gihonomo. Njya nkunda kuvuga ngo bantu b'Imana dusenga muri rusange tubasengere, ariko nanjye mu nsengere. Nanjye mu nsengere Satani ntabwo yishimiye iyi gahunda natangiye muko Imana yanyoboye ngo nzayikore, nzajye nkora n'iki cyerekezo yampaye. Ndetse impereza n'ijambo rivuga ngo nabo n'abana, nabo bari abana, ariko bakeneye kwitabwaho na Mwuka Wera. Rero amasengesho yacu asenya ibihome. Nabo bari abakozi b'Imana, bari abakozi b'Imana. Tubasengere. Satani arimo arabakiniraho, Satani arimo arabababaza, Satani arimo arabangiriza. Satani arimo arabangiriza. Mureke rero tubasengere, tubwire Imana ngo Mana turabizi ko ushoboye byose, nta kibasha kuroga imigambi y'Imana. Kandi tuzi ko ushoboye byose, nta kibasha kuroga umugambi wawe. Kandi tuzi ko wihagije. Rero reka tubwire Imana kuri ibyo yagombye gukora. Sinzanga kubasengera, kandi igihe cyose nzabifuriza ibyiza. Kandi igihe cyose nzifuza ko Imana yabarengera. Kandi igihe cyose ndifuza ko Imana yabakura mu myambi mibi. Gusa Uwiteka yamanuye inkoni, ntabwo nayihagarika. Ariko yayikubise ntawahagarara. Imana ibambere umugisha, Imana ibashyigikire. Mureke dusenga. Imana ni yacu, Imana ni umubyeyi, Imana yita ku bantu bayo, Imana itajya imwaza, Imana ijya ikora ibintu byinshi bitandukanye, Imana ikora ibintu bihambaye. Imana ishimwe cyane.
kandi uko Imana yabigambiriye ko Imana yabikoze, ko Imana yabyemeje ko bigomba kugenda. Munyemerere tubasengere Satana mware, Satana akorwe n'isoni, mbaraga z'abadayimoni zibabure, nawe zikubure, wowe wasengeye we nabo bakagusengera. Imana kubohore mu izina rya Yesu. Turebere ijambo ry'Imana nanone. Iyo message yatambutse reka dusome Tito igice cya mbere umurongo wa 5 wa 9 nako. Tito igice cya mbere umurongo wa 9, Bibiliya iravuze ngo kandi ukomeze ijambo ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi, cyane cyane mu bakebwe bavuga ibitagira umumaro. Ukomeze ijambo ryo kwizerwa nk'uko waryigishijwe, kugira ngo ubone uko uhuza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Ukomeze ijambo no kwizerwa ryo kwizerwa nk'uko nari kwigishije, kugira ngo ubone uko uhuguza abantu inyigisho nzima. Komeza ijambo ryo kwizerwa, uhuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Ijambo ry'Imana natubwiye ngo komeza ijambo ryo kwizerwa, urikomeze nk'uko waryigishijwe. Iryo jambo waryigishijwe rizagufasha, kandi kugira ngo uzabone uko utanga inyigisho nzima. Tuvuge ku byaha, tuvuge ku bwami bw'Imana ko buri hafi, tuvuge ngo turi mu minsi ya nyuma. Bwira abakristo, bwira intamu yoboye, bwire ngo turi mu minsi ya nyuma, ni mube maso. Ibihe byarahindutse, ntabwo ari nka bya bindi umuntu yakoraga ibyaha uko yishakiye bikarangira aho ngaho, ariko siko bikimeze. Bavandimwe, nge ndi kubabwiza ukuri, siko bikimeze. Ndababwiza ukuri, ndabatangariza yuko siko bikimeze. Mureke dusenge Imana. Ijambo rya bitubwire ngo kandi ukomeze ijambo ryo kwizera nk'uko waryigishijwe. Ijambo ryo kwizera ko waryigishijwe ni gute? Urikomeze ngo kugira ngo uzabone uko ufasha abandi, kugira ngo uzabone uko ufasha abandi, uko uhuza abantu n'abandi, ukabahereza inyigisho nzima, ugatanga ibizima. Hari abantu bari gutanga ibyanduye, hari biri gutanga ibyaboze, hari biri gutanga ibidafite icyo aho biva naho bijya. Munyemerere mbabwize ukuri kwiyampamagaye. Muntu uri gusenga, komeza kugira ijambo ryo kwizera. Kwizera kwawe gushingiye hehe? Fata ijambo wahawe kugira ngo nawe uzabone ko uhuza abantu n'abandi, noneho ubahereze inyigisho nzima. Birababaje kuba uvuga ko watojwe, ariko waratojwe ibyanditswe byera, ariko nk'uko gutozwa ibyanditswe byera nta na kimwe cyagusigaye muri wowe. Munyemerere dusenge. Iyi Mana yacu niyo kwizerwa, iyi Mana yacu niyo kwiringirwa. Ndababwiza ukuri kwiyampamagaye, ni ukuri kwiyampamagaye nsenga, 'ni ukuri kwihoraho. 'Ni ukuri
naho wambwira ngo biragenda gute, nahamya ko Uwiteka ashoboye. Naho ubugingo bwanjye babujyana, navuga ngo Yesu yaranesheje. Gira ijambo ryo kwizerwa, ijambo wigishijwe, kugira ngo ukurize abantu hamwe n'abandi, hanyuma ubahereze ibizima. Imana ishimwe. Ntabwo uzakorwa n'isoni niwizera Imana, ntabwo uzakorwa n'isoni nusenga ukirinda ibibi, 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 ntabwo uzakorwa n'isoni nusenga ukirinda ibibi. Nzagufasha gusenga uko Umwuka nshoboje, nzagufasha kwatura uko Umwuka nshoboye, nzakuba hafi uko Umwuka nshoboje. Hanyuma nawe ubwami bw'Imana buri hafi, tugerageze tubwire Imana ngo Mana, icyo wagambiriye gukora kurokora ubwoko bwacu, kurokora ubwoko bw'abakristo muri rusange, icyo wagambiriye gukora abana b'Imana, ubwoko bw'Imana bwatoranijwe mu izina rya Yesu Kristo, icyo Imana yagambiriye gukora izagikora, kandi ibihamiro byaba biri kuri bo Uwiteka bikureho, Uwiteka bikureho byose, akora ibyayo. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, kandi mwakoze cyane, mukomeze mudushyigikire kugira ngo ijambo ry'Imana rijye ritambuka. Murakoze. Shalom.